Ikaze kuri Nyarwanda. Wari uzi ko 30% ry'abantu baherutse kwimukira muri Canada biri kurangira bifuza kuyivamo. Gumana nanjye muri kiganiro ko ngiye kubwira zimwe mu mpamvu zaba ziri kubitera. Hano dukunda kuganira ku tuntu wakora cyangwa tips zo kugira ngo ugere muri Canada, nkanakunda kubereka ubuzima muri Canada ukuntu bumeze. Ni muri urwo rwego uyu munsi rero nifuje kubabwira ukuri nyako ku bantu ku bintu abantu bari guhura nabyo gihe bageze muri Canada, cyane cyane ko abimukira bashyashya muri iyi minsi abenshi barimo gushaka kuba bava muri Canada. Impamvu ya mbere rero, impamvu ndi buvuge ntabwo ari ngo impamvu ya mbere irabisumba iyindi, buri muntu aba afite ikintu kimuremereye, ariko mu rwego rwo kugira gusa tugendere ku murongo, reka tuvuge ku mwanya wa mbere dushyireho tax. Ni ukuvuga ngo muri Canada ukurikije hari ukuntu bakata imirongo bakurikije income y'umuntu. So hari abantu usanga ari nka middle class, ariko ugasanga amafaranga bishyura like umushahara wawe 50% y'umushahara wawe wose ujya muri tax. Urumva ko ibintu biba biteye umujinya, kuko ni nkaho uba uri gukorera guverinoma, hanyuma nyuma wareba amafaranga yawe tax batwaye ikintu bagiye kwikoresha ugasanga ni ibintu by'ubufu bidafite sanse, bitari bugire ikintu kinini koko biri bukongerere mu buzima bwawe, bitari no bukemure ibibazo byinshi waba ufite mu buzima bwawe. Ibyo tax inanjyana ku mwanya wa kabiri ariyo ya healthcare. Ni ukuvuga ngo Canada izwiho kuba ifite healthcare yitwa ko iri free. Normalement iyo healthcare bayikora free kubera ko muri tax uba wishyuye niyo iba iri kukwishyurira healthcare. Ariko iyo sasi iyo healthcare iri free, ukuri guhari nuko healthcare iri at the lowest muri uyu mwaka, ku buryo abantu benshi bari kwifuza kuba bajya kwivuriza muri Amerika cyangwa ahandi hantu. Bimwe mu bintu biri gutuma healthcare imera nabi cyambere nuko dufite abaganga n'abanurse bake cyane. Impamvu ari bake cyane nuko usanga kwiga ubuganga ni ibintu bihenda cyane. Noneho warangiza kwishyura ayo maloni yose, ukishyura minerval, ugafata loan yo kwishyura kwiga, wajya mu kazi ugasanga ntabwo winjiza amafaranga menshi nk'ayo wifuzaga, kubera ko usanga abaganga n'ibiki byose ntabwo ari business nkuko muri Amerika usanga umuganga afite like clinic ari business nk'iyindi. Urumva rero ntabwo biba biri worth it. Abaganga benshi barangiza kwiga bagakora imyaka mike bakahita bigira mu bindi bihugu. Yindi mpamvu ya kabiri nuko Canada iba yakiriye abimukira benshi. Iyo urebye ku mwaka yinjiza abantu bashyashya, ariko uko ibinjiza ntago itekereza ku kuntu iri bwongere abaganga. Kandi hari abaganga benshi baba baraje muri abo bimukira ariko bagera hano muri Canada ugasanga ntago bemerewe gukora kubera ko badafite Canadian experience. Urumva ubwo misengera ku mpamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu, abantu benshi bakunda kugenda nuko bagera hano ugasanga experience yabo mu kazi nta kintu ivuze. Ni ukuvuga ngo uri ku applyinga visa ushaka kuza muri Canada, hari ahantu wuzuza ngo amashuri wize, ngo akazi, ngo experience. Iri kubikora rero uba wumva nyine urenze, uri kuvuga ati mfite doctora muri ibi n'ibi, ngo mfite ibi n'ibi, ukaba ati kabisa yigo bikongeza amanota mu kubona visa. Ariko iyo ugeze hano usanga bya bintu wakoze nta kintu bikumariye, bikagusaba gutangira kuri zero. Rero tekereza uri umuganga uvuye tuvuge muri France cyangwa hehe, uri renome, wagera hano bakakubwira ati rero kugira ngo tuguhe akazi ko kuba umuganga hano bisaba yuko uba ufite Canadian experience. Canadian experience se yo kuvura abantu wayibona gute kandi nta hantu namwe bari buguhe iyo chance yo kuba wakora kugira ngo ubone iyo Canadian experience. In fact hari abantu benshi bavuye mu Rwanda cyangwa i Burundi nabonye, ugasanga bavuyeyo ari abaganga bamaze imyaka myinshi bavura bafite experience, ariko bagera hano ugasanga option bafite yonyine bashatse gukora mu bintu bijyanye n'ubuvuzi ari uko baba icyo nakwita nk'abasista baba nurse. Aho ngaho kandi nabwo bakabasaba kongera kujya ku ishuri gukora formation ko kugira ngo baze babe abasista baba nurse kandi bo bari abadoctor. Urumva ku muntu wumva nagara abantu benshi bafite iyo uko kwihangana kugeza aho ngaho kandi afite option yo kuba yajya ahandi. Iyindi mpamvu noneho iri gusaza abantu benshi, nanjye nishyizemo muri iyi minsi, ni ikintu cyitwa cost of life. Cost of life ni ukuvuga ngo ubuzima burahenze muri Canada, ntabwo ushobora kubyumva. Hari abantu benshi mu Rwanda bumva ngo abantu turi muri Canada ngo turabakire, kubera ko bumva wage ukorera cyangwa amafaranga akakubwira ati ku munsi ngo abayakorera amadolari 200. Ukumva birarenze. Ariko iyo urebye ayo mafaranga ukareba ibintu byose ugomba kwishyura, hari abantu benshi babayeho muri Canada
ukwezi kurangira nta n'idolari na rimwe agifite. Iyo amaze kwishyura ibintu byose agomba kwishyura ugasanga biri impossible gusevinga muri makeya, kubera ko duhere kuri rent. Hari umuntu usanga ubu ngubu ari kwishyura nka 60% y'umushahara we wose wagiye muri rent. Iyo ufashe 60% ukishyura rent, ukareba gas amafaranga igeze, ukareba ibiryo, ukareba bills, ni danger. Ukareba noneho ubu ngubu ibintu byose byaruriye, mbese nyine cost of life. Tugiye rero kuvuga ngo abantu bashaka kugura inzu, kugura ibintu, ni ukuvuga ngo iyo mpamvu yindi navuga nk'iya kane yaba ari mu buryo bwo kugira wealth. Ni ukuvuga ngo yenda abanyarwanda benshi ntabwo tuzi itandukaniro riri hagati ya wealth no kugira amafaranga asanzwe. Ni ukuvuga ngo wealth ukuntu ayisobanura ni ugutunga ibintu. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi muri Canada, usibye natwe twayimukiyemo, hari abantu benshi bavukiye muri Canada ariko ubu biri impossible kuba bagura inzu. Ubu inzu zigeze kuri miliyoni y'amadolari. Sasa rero niba ukije ari bwo ugitangira ukirwana no kwishyura rent, urabona ko biri impossible ko wazagura inzu. Nubwo wabigenza gute kugira ngo uzabone down payment, ubundi ube wafata loan ngo uzafate inzu. Ni ukuvuga ngo abantu bimukiye muri Canada kera ubundi nibo babishoje, nibo baje mu gihe cyiza. At least iyo batubwira natwe tukaza muri icyo gihe. Ubu ngubu system ihari irakomeye cyane pe kuba abantu babasha kuba batunga inzu. Urumva nk'abantu bashaka kugira famille, gutekereza kuza muri Canada, ubushaka kugura inzu, ukagura imodoka, ukagura iki, biba bigoye cyane. Usibye no kuvuga, mbese muri make icyo ndi gushaka kuvuga nuko hari umuntu wigeze kuvuga ukuntu muri Canada cyangwa muri Amerika batanga telefone ku buntu, tumwumva nabi, ariko icyo yashatse kuvuga nuko barayiguha ariko aba ari nka credit baguhaye. Rero iyo udatekereje inyuma ngo urebe ukuntu ubuzima bwawe bwose umeze nk'uri muri prison, kuko niba ufite imodoka ni credit, ufite inzu ni credit, ufite, hari n'abantu bafite amafirigo ya credit, hari n'abantu bafite ikintu cyose muri Canada ubundi ushatse credit barayiguha. None hari n'ibintu udashobora kugura cash, bagutegeka kuba ufite credit, kandi credit ni nka prison, ku buryo hari umuntu uba ufite inzu ayibamo ariko mu by'ukuri aba atariye. Ni ukuvuga ngo abantu bari hanze wenda nko mu Rwanda baba batubona ngo turi mu nzu nziza, ngo dutwaye imodoka nziza, bakagira ngo ni ibyacu, ariko mu by'ukuri ntabwo baba ari ibyacu. Kuko utinze ukwezi kumwe amezi abiri utishyuye ideni ry'abandi, hari abantu benshi babaye aba homeless gutyo kubera ko bahuye n'ikibazo ku kazi bakabirukana, cyangwa covid ikaza, cyangwa bakabiki, ugasanga inzu bayibakuyemo barabirukanye, bagiye kuba nyine abantu badafite aho batuye kubera icyo kibazo cy'amakredi. Kandi ukibuka yuko tax nako intérêt kuri credit aba ari hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo niba ufashe credit, niba iyi ntebe igura amadolari 200, nkaba nafata credit, ninjya kubyishyura icyo kintu waguze kizaza gihagaze like hongeyeho andi mafaranga, kiza gihenze kurusha agaciro kacyo. Indi mpamvu rero ni ku bantu bashaka kuritaringa. Uri kumva muri iyi minsi ukuntu ubukene bumeze, noneho ukareba retirement. Usibye nyine ba bantu baje muri Canada kera nk'uko nabivugaga, bafite ukuntu baba baramaze kubaka amazu, baramaze gukora iki, bafite wealth deja. Ariko ku bantu batigeze babikora bategereje ubundi mbere, ni ukuvuga ngo retirement baguhaga, hari nk'abantu bahabwa nk'amadolari 800 ya retirement. Icyo gihe rent ugasanga ni nk'amadolari 300 cyangwa 400, ukabona kameme birashoboka. Ariko muri iyi minsi kubera ukuntu ibintu bihenze, abantu bari kuba retired bagashaka ahandi hantu baba, bakava muri Canada, hari abari kwigira za Mexico. Ubwo rero uri kumva abantu batuye mu Rwanda batuye muri Canada bari hafi yo kujya muri retirement, mbi birakabanga batangire investing mu Rwanda. Niba wumva uri hafi kuritaringa rwose, cyane cyane ko kubaka inzu hano bitazakunda, tangira ushaka ikindi gihugu ujya kubakamo akazu kawe uzasaziramo, kuko amafaranga ya retirement nta kintu yakumarira pe, na rent ubwayo ntabwo bishoboka ko wayishyura muri ayo mafaranga baguha ya retirement. Nuvuga ngo muri Canada bamwe mu bantu bakennye cyane harimo abasaza. Urumva ko ari ibintu biri sad, kuko umuntu aba yarakoze imyaka ye yose, yaratanze icyuya cy'imbaraga zose kuri Canada, hanyuma yajya kuba retired ugasanga yabaye umukene, ntabwo ashoboye kuba, ubuzima nyine buramunaniye. Indi mpamvu ngiye kuvugaho ni kuri kalite y'ubuvuzi muri Canada. Hano wenda ntabwo turi ubyumve kimwe n'abantu benshi, kuko abantu benshi bumva ko kuza kwivuza muri Canada nibyo bintu bya mbere, nibo baganga ba mbere beza n'ibiki. Ntabwo ngiye kuvuga yuko batazi kuvura, ariko they can do better. Nibyo ndi bushake kuvuga hano.
for example hari abantu barwaye bategereza amezi 6 kugira ngo bazabone umuspecialist. Nkuko rero nabivuze mbere, abaganga ni bakeya, bivuze yuko ushobora kujya kwa muganga bakakubwira ngo urwaye ibi nibi, ariko umuspecialist w'indwara ufite ugomba kumutegereza. Abantu bategereza amezi 6 kugera ku mwaka bategereje uwo muganga. Ikindi cya kabiri, abaganga ba hano hari ukuntu bameze nkaho bari niba navuga ngo ni je m'enfu, niba navuga iki, niba kugira ngo ubone ubuvuzi bwiza muri Canada bisaba kuba wiyizi, ku buryo uba ufite ide y'ikibazo ushobora kuba ufite, uri conscient neza y'ibyawe, ku buryo muganga umuha information nyinshi zishoboka kuko nta mwanya afite. Consultation n'ubuganga ntabwo irenze iminota 5. Ni ukuvuga ngo iminota 5 nirangira utaravuga ibyawe byose, uratahira aho ngaho agukorera diagnosis itariyo, kubera ko afite abantu benshi bamutegereje. Ikindi, kujya muri ER, muri emergency, uragenda ukamara amasaha 6-10, kandi ubundi ubusanzwe muri emergency ni ahantu ugenda nyine ufite ububabare bwinshi cyangwa ufite uburwayi bukomeye cyane ku buryo bagomba kukuvura byihuse. Urumva abantu utegereza rero amasaha 8 ntabwo biba bikiri really emergency. Sinzi icyo nakwita, kuko hari abantu bajya kwivuza nijoro ukabona bahavuye mu gitondo izuba ricanye. So urukumva ko kalite ntabwo ijyanye n'ubushobozi bwa Canada. Nakoze kubona nanjye kugeza aho iyo video igeze. Niba warebye kugeza hano, ni ukuvuga ko wayikunze, ibuka ku likinga, gusubscribinga no gusharinga. So reka dusozereze kuri a positive note. Niba utarabonye video yanjye nakoze ndi kuvuga ku bantu badakwiye kuza muri Canada, ndagushishikariza kujya kuyireba kuko irahura cyane n'ibintu navuze uyu munsi. Hari abantu baba ari abakire iwabo bakaza hano bazi ko bashaka kongera kuba abakire cyane kurushaho, nibo bagera hano ibintu bikicangacanga. Ariko ikiriho nuko bottom line, kuba umukene mu Rwanda no kuba umukene muri Canada ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. So you'd rather come here ukaba umukene muri Canada. Video nkimba nayikoze gusa kugira ngo abantu nibagera hano bakabona ibintu birakomeye, batagira ngo nibo bonyine, bamenye ko ari ibibazo duhuje twese kandi turi kurwana nabyo, kandi ntibacike intege, mukomeze mukore. Hari abantu benshi usanga bakora utuzi dutatu kugira ngo babashe kuba batera imbere. Afite akazi akora y'ibyo yigiye, nimugoroba akajya gutwara taxi cyangwa akajya gutwara Uber, agatwara kudelivaringa ibiryo, agashaka utundi side job tumufasha nyine kugira ngo agire income nyinshi kurushaho. So bottom line ni ugukora cyane kabisa, nkaho ubuzima bwawe budependinga ku gukora. Nizere ko akavido noneho karangiye neza, twishimye. Mwakoze kubana nanjye, nawe utaha. Ciao ciao.